Isomo rya mbere. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri. Na n'ubu kandi uwo n'Uhoraho ubivuze, nimungarukire n'umutima wanyu wose, mwigomwe mu byo kurya, murire kandi muganye, nimushishimure imitima yanyu aho gushishimura imyambaro ibyo mwambaye, maze mugarukire Uhoraho Imana yanyu, kuko agwa neza akanagira impuhwe, atinda kurakara akaba n'indahemuka, kandi ntakunda guteza ibyago. Hari uwabimenya se? Ahari wenda ntiyazisubiraho, ahari wenda icyago ntiyazagisimbuza umugisha, akongera gushimishwa n'amaturo n'ibitambo mwatura Uhoraho Imana yanyu. Nimuvugirize ihembe i Siyoni, mutangaze hose igisibo gitagatifu, kandi mutumize bose mu iteraniro. Nimukoranye rubanda, muhamagaze ikoraniro ryose, nimukoranye abasaza n'abato ndetse n'abakiri ku ibere. Umukwe nasohoke mu nzu ye, umugeni nawe ave mu cyumba cye. Abaherezabitambo ari bo bashinzwe imirimo y'Uhoraho nibaririre hagati y'umuryango w'ingoro n'urutambiro, nibatakambe bagira bati Uhoraho, babarira imbaga yawe. Wikoze isoni umurage wawe ngo amahanga awuhindure urw'amenyo. Wikoze isoni, niki cyatuma mu mahanga bavuga ngo mbese Imana yabo ibahe? Nibwo Uhoraho agiriye ishyaka igihugu cye, maze ababarira umuryango we. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Nyagasani, turememo umutima usukuye, maze utuvugururemo ibitekerezo biboneye. Nyagasani, turememo umutima usukuye, maze utuvugururemo ibitekerezo biboneye. Mana yanjye, ngirira imbabazi ukurikije ineza yawe, kubera impuhwe zawe nyinshi, umpanagureho ibyaha byanjye. Nyuhagiraho wese ibicumuro byanjye, maze unkize icyaha nakoze. Nyagasani, turememo umutima usukuye, maze utuvugururemo ibitekerezo biboneye. Koko nemeye ibicumuro byanjye, icyaha cyanjye kimpora imbere. Uwo nacumuyeho ni wowe wenyine, maze ikibi wanga bari cyo nkora. Nyagasani, turememo umutima usukuye, maze utuvugururemo ibitekerezo biboneye. Mana yanjye, ndemamo umutima usukuye, maze umvugururemo ibitekerezo biboneye. Ntunyirukane ngo unte kure yawe, cyangwa ngo unkuremo umwuka wawe uzira inenge. Nyagasani, turememo umutima usukuye, maze utuvugururemo ibitekerezo biboneye. Ahubwo mpa kwishimira ko nakijijwe, kandi unkomezemo umutima wuje neza. Nyagasani, bumbura umunwa wanjye, maze akanwa kanjye gatangaza ibisingizo byawe. Nyagasani, turememo umutima usukuye, maze utuvugururemo ibitekerezo biboneye. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa ya kabiri Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti. Bavandimwe, ubu rero duhagarariye Kristo, ntaho Imana ubwayo
yabashishikarije muri twe. Ngaho rero turabinginze mu izina rya Kristo, nimureke Imana ibigarurire. Utigeze arangwaho icyaha, Imana yamugize impangano y'ibyaha kugira ngo muri we duhinduke abatunganiye Imana. Ubwo turi abafasha b'Imana, turabashishikariza kudapfusha ubusa ubuntu bwayo, kuko ubwayo yivugira iti mu gihe gikwiye numvise isengesho ryawe, no ku munsi w'uburokorwe naragutabaye. Ngiki rero koko igihe gikwiye, nguyu koko umunsi w'uburokorwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati, murajye mwirinda kugira neza mu maso y'abantu mugira ngo babarebe. Mwaba mwivukije ingororano kwa So mu ijuru. Igihe rero utanga imfashanyo, ntukavugishe ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zibigira mu masengero no mu mayira, kugira ngo baratwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baba bashyikiriye ingororano yabo. Naho wowe nutanga imfashanyo, ikiganza cyawe cy'ibumoso ntikikamenye icyo icy'iburyo gikora, bityo imfashanyo yawe ijye igirirwa mu ibanga, maze So umenya ibyihishe azabikwiture. Igihe musenga, ntimukagenze nk'indyarya zikunda gusenga zihagaze mu masengero no mu mayira abiri, ngo zibonwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baba bashyikiriye ingororano yabo. Naho wowe nushaka gusenga, ujye winjira mu nzu yawe ukinge, maze usenge So uri aho atagaragara, maze So umenya ibyihishe azabikwiture. Igihe musiba kurya, ntimukijime mu maso nk'uko indyarya zibigira, zikambya agahanga kugira ngo babone ko zisiba. Ndababwira ukuri, ziba zashyikiriye ingororano yazo. Wowe rero nusiba kurya, ujye wisiga mu mutwe, wiyuhagire mu maso, kugira ngo utamenyesha abantu ko usiba, ahubwo bimenywe na So uri aho atagaragara, maze So umenya ibyihishe azabikwiture. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nk'uko nabibabwiye dutangira
igitambo cy'Ukaristiya. Uyu munsi dutangiye igisibo mu munsi wa gatatu w'ivu. Dutangiye urugendo ruzatuganisha kuri Pasika, urugendo rw'iminsi 40. Dutangiye umunsi ku itariki ya 6 z'ukwa gatatu, tukazageza ku wa 4 mutagatifu itariki 18 z'ukwa 4. Tukazaba dutangiye ya minsi 3 noneho ituganisha kuri Pasika ubwo tuzaba twizihiza izuka ry'umwami wacu Yezu Kristo. Iyi minsi 40 rero itwibutsa ya myaka 40 wa muryango uhoraho yitoreye, umuryango w'Abayisiraheli wamaze uri mu rugendo rugana mu gihugu cy'isezerano. Urugendo rwabaye rurerure ariko rurangira Abayisiraheli batsinze, rurangira bageze aho uhoraho yarabohereje. Turibuka kandi muri iyi minsi 40 Yezu yamaze mu butayu, narwo rwari nk'urugendo. Yageze aho ashukwa, ariko ubutayu ntabwo bwamuheranye. Yaratsinze, atsinda shitani, atsinda sekibi. Natwe muri iyi minsi 40 nibyo tugendane nawe kugira ngo tuzatsindane nawe. Iki gihe cy'igisibo rero ni igihe cyo kuzirikana ku mbaraga nke zacu, kuzirikana ko turi abanyantege nke, kuzirikana ko turi abanyabyaha. Niyo mpamvu twese tuza gusigwa ivu, twibutsa ko nyine turi abanyantege nke, twibutsa ko turi hano ku isi mu rugendo ruzatuganisha mu ijuru. Hano ku isi turi abanyantege nke. Iki gihe kandi ni igihe cyo kwihana. Igisibo ni igihe cyo kwihana. Amagambo tuza kumva mu gihe badusiga ivu aradushishikariza kwisubiraho, tukagarukira ivanjiri, tukemera Imana. Iki gihe ni igihe cyo gufata imigambi myiza, imigambi yo kureka ingeso mbi na za zindi zitugora kureka. Muri iki gihe cy'igisibo ni byiza ko dukora iyo bwabaga kugira ngo tugendane na Yezu dufite umutima usukuye. Ni igihe cyo gutsinda sekibi nk'uko Yezu nawe yamutsinze, nk'uko Yezu yatsinze shitani. Ni igihe cyo gushyira imbaraga muri ibikorwa bitatu ivanjiri ya none yatwibukije, ari byo gusenga, gusiba ndetse no gufasha abatishoboye, mbese gusangira n'abandi ibyo Imana yaduhaye. Ibi bikorwa n'ubundi twari dusanzwe tubikora, no mu gihe gisanzwe turabikora. Turasenga, turasiba, dufasha nk'uko dushoboye, dufasha abatishoboye. Umuntu rero ashobora kwibaza ati none ko ibyo dusanzwe tubikora, igihe cy'igisibo kikaba kigeze, akaba n'ubundi ari bya bindi dusabwe gukora, igishya ni iki? Igishya kizagaragarira mu mbaraga nyinshi tuzashyira muri ibi bikorwa, kuvuga imbaraga zirenze izo twakoreshaga mu gihe gisanzwe. Noneho ndanagira ngo hari iyo tuvuze imbaraga twumva ibintu bikomeye, ibintu byo hejuru, tugomba kureka ibintu bikomeye cyane, zangizo zikomeye. Ndagira ngo mbabwire utuntu tumwe tworoshye dushobora guhindura cyangwa tukareka cyangwa tukadukora neza kurushaho kugira ngo iki gisibo cyacu kizagende neza kurushaho. Ndababwira duke, ibindi murabizi, buri wese akurikije ubuzima bwe, ubukristo bwe, azi aho ashobora gushyira imbaraga kurusha ahandi. Ubu dutangiye igisibo, ushobora kuvuga uti iminsi 40 si myinshi cyane, reka mu buryo bwo kugendana na Yezu nzaye njya mu misa buri munsi. Iminsi 40 nzayirangize njya mu misa buri munsi. Ibyo wabishobora.
wabishobora kuko none se ko muje mu misa imvura iri kugwa yari gutonyanga ntiyababujije kuza, ejo n'ejo bundi zaba yahise. Kumva rero washoboye kuza imvura iri kugwa ugasiba itari kugwa, ukuvuga n'ubundi wishatse waza. Birashoboka rero ushobora kuvuga uti reka mfate iyo resolution, noneho iyi minsi 40 nzajya mu misa buri munsi sinzigere nsiba na rimwe. Cyaba ari igikorwa cyiza. Ushobora no kuvuga uti mu masengesho yanjye muri iyi minsi 40 reka nzasabire ba bantu ntajya nibuka gusabira. Amasengesho yacu menshi tuyaganisha mu gusaba, twisabira dusabira n'abandi bantu, ariko harabo tutajya twibuka gusabira, hari nabo tudashaka gusabira kuko wenda ari icyo dupfa cyangwa ko batatwinjiramo. Cyangwa ushobora kuvuga uti reka nkora karisiti, noneho buri munsi nzajya nsabira umuntu ntigeze nsabira muri amezi 2 y'umwaka yarashize ndetse n'umwaka ushize. Nacyo cyaba ari igikorwa cyiza cy'igisibo. Ushobora no kuvuga uti nzagire abo nsangira nabo ibyo mfite. Hari igihe tuvuze dutyo abantu bumva ibintu gusa bifatika, amafaranga, ibintu byo kurya, ibyo kwambara, ariko hari n'ibindi bikomeye tugomba gusangira n'abandi mu gihe nk'iki. Tugomba gusangira n'abandi imbabazi, tukababarira, tugasaba n'imbabazi. Gusangira n'abandi urukundo mu gihe nk'iki ngiki. Gusura abantu tutajya dusura n'ibindi. Twese dufite telefone. Ushaka kuvuga uti muri iki gihe cy'igisibo, muri iminsi 40 telefone yanjye nta message tujya dushotora abandi, twatundi tujya dukomeretsa, twatundi tujya dukina abandi ku mubyimba, tutameze neza. Ukavuga uti ntatwo nzashyira muri telefone yanjye muri iyi minsi 40 y'igisibo. Ukavuga uti nihagira n'unyohereza message igiye kumera gutyo nzajya mpita nyisiba, uyo telefone yanjye izaba ikeye kugeza kuri Pasika nibura. Ibyo wabishobora, ntabwo ari ikintu kigoye. Hari abantu bakunda akayoga, kuvuga uti iminsi 40 yashira se ntasomye ku nzoga. Kuvuga uti noneho reka nzajye nywa ku cyumweru gusa. Byashoboka. None ku cyumweru tuba twizihiza izuka, no mu gisibo ibyumweru twizihiza izuka, nta gisimbura icyumweru. Icyumweru gihora ari icyumweru. Bagira rero uti niba nanywaga buri munsi cyangwa 3 mu cyumweru, reka mbireke ni igisibo, reka nsibe nibura njye somaho gake ku cyumweru. Wabigeraho n'ibindi bimeze nk'ibyo ngibyo. Buri wese nabishaka arabibona. Yezu tumubonera mu mwana wacu, uboneka muri utwo tuntu natwo dutoya tujya dusuzugura, kuko niyo tudusuzuguye nyuma turakura bikaba ibintu binini cyane. Mu mbaraga rero dushyira muri bikorwa ko ari 3 nicyo gishya. Ikindi twumvise nuko tugomba kubikora mu ibanga. Icyo nacyo ni nka gishya, n'ubundi dusanzwe tucyumva, ariko ubu noneho tukagishyiramo imbaraga, tukabikora mu ibanga, tugasenga mu ibanga, tugasiba mu ibanga, tugafasha abandi mu ibanga. Ntabwo abenshi muri twe barakora, ntabwo ari ngombwa kuko umuryango w'ibiro byawe wandikaho ngo ntabwo mpari, ntimunshake kuko nagiye mu misa kuko ari igisibo. Ntabwo ari ngombwa. Genda ujye mu misa mu gisibo, ariko Yezu yatubwiye ati mubikore gute? Mu ibanga. Nta mpamvu zo kuvuza ihembe, nta mpamvu zo kwandika ku muryango, nta mpamvu zo kwandikira abakoresponda bawe bose bo muri telefone ngo ntimunshake hagati ya 6 na 7 kuko icyo gihe ndaba ndi gusenga. Nta mpamvu zo kuvuza umwirongi. Ikindi rero muzabona ko musanzwe mubizi, muri iki gihe cy'igisibo liturujia ibifite ibintu by'umwihariko. Mwabonye ko dutangira wa muhango wo kwicuza tujya dukora, tukomanga ku gituza tutawukoze. Ujya muhango
ku munsi wa gatatu w'ivu usimburwa n'ivu tuza gusigwa. Iyo usizwe ivu kumva ari amagambo ukayakira mu mutima wawe, n'ubundi nkaho uba uhawe penetensiyo, n'ubundi nk'uriya muhango muri ya muhango wo kwicuza dukora mbere yuko tugera ku ijambo ry'Imana. Hari rero na Aleluya mwumvise ntayo twakoresheje, nta niyo tuzajya dukoresha muri iki gisibo. Na Gloria ntayizaza. Ikindi tuzadukoresha iri bara ry'isine, iri bara dukoresha no mu gihe cy'amaganya, iri bara dukoresha nka cyagiye iyo turi ku kiriyo, mu gihe tuba twitegura guherekeza umwe muri twe igihe aba atuvuyemo. Kugira ngo rero mu gusoza twese dusabe imbaraga, sabe Yezu, kuko ibyiza dufite byose niwe tubikomoraho. Tumusabe aduha imbaraga, maze ibikorwa bitatu adusaba gukora ku buryo bw'umwihariko muri iki gihe cy'igisibo tuzabikore neza, tugendane nawe, tuzagirane nawe mu cyumweru gitagatifu, hanyuma tuzazukane nawe kuri Pasika, twishimane nawe. Nyagasani Yezu nabane namwe.